Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV Official, tugarutse mu biganiro byacu nk'uko tumenyereye, turimo turavuga ku bijyanye n'abaperiveri narisisike. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku ngaruka z'umubyeyi uri periveri narisisike ku bana n'uburyo umubyeyi muzima ashobora kubarinda. Hari igihe abana usanga umwana yarakuze atinya, yiyanga, cyangwa akumva akiyumva nk'umuntu w'umunyacyaha, nyamara atari we ufite ikibazo, ahubwo ikibazo kiri ku mubyeyi. Umwana ashobora gukomereka ndetse binakomeye atigeze akubitwa, nta nkoni yamukomerekeje. Rimwe na rimwe amagambo n'imiyoborere mu muryango nibyo biba byaramuteye ibikomere. Ibi rero nibyo tugiye kureba muri iyi videwo. Turavuga ku ngaruka zo kuba wararerewe mu muryango urimo umubyeyi ufite periverisiyo narisisike, no ku buryo umubyeyi muzima cyangwa uwo nakwita wa wundi wabaye victime muri uwo mubano ashobora kurinda abana bavukiye muri uwo muryango n'iyo ibintu byaba bitamworoheye. Iyi videwo ntago ari ugushinja, nta nubwo, ahubwo ni ukugira ngo dusobanukirwe, tunarinde abadukomokaho. Ndagira ngo mbibutse rero kugira ngo umuntu utarakanda subscribe ayikande, akande like, akande no kukazogera, kugira ngo ubutaha amavideo yacu azajya amugeraho. Umugano TV ni ishene yo gukiriraho no gusobanukirwa kugira ngo tugire ubuzima bwiza buzira ibikomere. Reka dukomeze rero muri video yacu dusobanukirwa ngo umubyeyi uri periveri narisisike akora ate. Umubyeyi uri periveri narisisike ntago areba umwana nk'umuntu ku giti cye, ufite uburenganzira bwo kwigenga, ufite uburenganzira ku mitekerereze, ufite uburenganzira ku myanzuro afata cyangwa se imyanzuro afatirwa nk'umwana mu muryango, ahubwo amureba nk'icyamwuzuza cyangwa icyamugaragaza mu bandi. Mbese amufata nka figure representative yiwe, ntabwo amufata nk'umuntu apari. Ahangaha rero ashobora gukoresha umwana nk'igikoresho cyo kugenzura undi mubyeyi wa wundi uri victime. Ibi ngibi nk'uwabibayemo arabyumva byihuse. Uyu mubyeyi uri periveri narisisike ashobora gushaka ko umwana ahora amuhe ishimwe nk'aho c'est quelque chose comme un devoir, akabifata comme un devoir, comme quelque chose dû. Ugasanga umwana ahora kuri pressure yo gushima umubyeyi kugira ngo umubyeyi yishime, niyo nta kintu cyaba gikozwe, mbese akabikora ari nko kuri pressure cyangwa se akabikoreshwa nk'ubwoba. Ugasanga ni wa muntu umuhatira kugira ngo bumvikane ku bintu kandi bidakwiye, bidashyize no mu gaciro, cyangwa ugasanga kumwubaha abigize nk'ikintu gikagatiza, ugasanga kumwubaha birenze urugero ibyo amusaba. Ikindi cya gatatu, ashobora kwima umwana urukundo cyangwa icyo twakwita affection iyo umwana adakurikije ibyo we amwifuzaho. Aha ngaha usanga affection yabaye
pari kondisiyo, ugasanga umwana akundwa kubera ko yagendeye mu nzira z'umubyeyi. Aha ngaha niho usanga hakora menase cyangwa se iterabwoba, ugasanga umwana ahora amenaswa ngo nutagira gutya ntugira gutya, niba mbese umwana agahora kuri presiyo, ikintu cyose akagikoreshwa n'iterabwoba, imyanzuro akayifatirwa kubera iterabwoba, nutagira gutya singuha iki, nutagira gutya ntago bigenda gutya. Iyo ngiyo ni metode ya manipulasiyo ikoreshwa ku mwana. Ni ukuvuga ngo twavuga ngo metode akenshi umuperiveri narisisike akoresha ni metode y'iterabwoba. Ugasanga umwana icyo wakwita icyubahiro agomba umubyeyi, ugasanga abikora pari presiyo. Aha ngaha rero ibi ngibi bitera umwana ingaruka nyinshi ku marangamutima ye, mu mitekerereze ye ndetse no mu mibanire ye y'ahazaza n'abandi. Wenda duhereye ku marangamutima ye, usanga umwana atangira kudevelopa kwiyanga cyangwa guhora yishinja ibyo abona bitagenda neza. Niba hari ikintu atakorewe akumva ko hari ikintu atakoze neza, nyine ari guhanwa. Gutinya kuvuga icyo atekereza, usanga umwana akora rukontrere y'icyo atekereza cyangwa avuga icyo atekereza, ni ukuvuga cyangwa ugasanga umwana yabaye timide kandi atari ko yakagombye kumera, ahubwo ari ubwoba bumubamo, ibitekerezo bye akabipfundikira. Ikindi kandi usanga uyu mwana yumva ko urukundo rugomba kugurwa, kubera bya bindi tuvuze hejuru, ya afegisiyo ahabwa kubera ko hari icyo nawe yatanze. Mu mitekerereze rero naho usanga ari wa mwana uhorana susi mu mutwe cyangwa anksiyete, usanga ahora yibaza ngo ese ni njyewe ufite ikibazo cyangwa ni njyewe nteza ibi bibazo biri aha ngaha, cyangwa se muri make mbangamiye umubyeyi. Usanga umwana mu mitekerereze ye adashobora kwifatira ibyemezo. Twabonye ingaruka za manipulasiyo ku gufata ibyemezo, no ku mwana bimubaho. Urumva umwana ukuze ashobora gufata icyemezo, aranabikurana kubera ko baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Mu mitekerereze ye arabikurana kubera ko usanga nta kwifatira ibyemezo nk'umwana afite mu rugo. Usanga yitiranya urukundo n'ububasha. Bivuze ngo ububasha umubyeyi amufiteho yumva ko nyine amugomba urukundo. Ibi ngibi bishobora kumugiraho ingaruka cyane mu gihe n'abandi bantu bakuru bashatse kumukoresha nk'ibintu bibi. Nk'abana kenshi bahura n'amahohoterwa n'ibiki, usanga aba bana baragize iki kibazo. Ugasanga umuntu umufiteho uburenganzira afite kumukoresha icyo ashaka, akabyitiranya n'urukundo cyangwa se kubaha. Noneho mu mibanire ye n'abandi h'igihe kizaza yamaze gukura, usanga uyu mwana wakurenye faible estime de soi, ntago akura yiyumva nk'umuntu apart, ntago akura yumva yiyubashye, ntago akura, mbese aba yumva nyine ari umuntu, akurana ya dependance mu rukundo, mu marangamutima, mu biki byose, kubera ko yatojwe n'umubyeyi gukura amudipendingaho kuri buri byose, ndetse n'uburenganzira bwe bwo kwihitiramo bugatsikamirwa. Uyu mwana rero muri kwa kundi twabonye ko abaperiveri narisisike n'abavigitime haba hari liye zibahuza, zituma
kubera ko umuperiveri aba afite umuhigo ashaka na kondisiyo ugomba kuba wujuje. Uyu muntu rero wakuriye mu mimerere imeze gutya aba afite probabilite nini yo kuzahura n'abantu n'ubundi bafite periverisiyo narisisike kugira ngo bamwegisipuruwate. Usanga uyu mwana nanone mu mikurire ye afite gutinya guca imipaka imurinda. Usanga nta ruzitiro afite ku buzima bwe, ku mitekerereze ye, mbese aba ameze nk'urangaye kwa. Nk'uko wafata umurima w'imbuto ntuwuzitire, aba ari ku gasozi. Nta mipaka aba afite imurindira ubuzima kuko arabitinya, kuko ntabyo yigeze atojwa, yamye uburenganzira bwe buvogerwa. Usanga uyu mwana afite kwitanga cyane kugira ngo adatakaza abandi bantu hafi aho ngaho, swati ni inshuti, ni umuntu umwinjiriye mu rukundo se, usanga nyine afite dependance affective ituma yitanga cyane ku buryo bw'umurengera, mbese akarengero, nta kintu kiba kimurengera kigihari. Dufate nk'ingero zigaragara, usanga umwana uhora ubwirwa ngo urabizi ko mama wenda niba ari umumama muri periverise narisisike cyangwa se papa niba ari umuperiveri narisisike, ugasanga arimo aramubwira ati urabizi yuko mama ababaye kubera wowe, ni wowe watumye mama babara, ni wowe watumye papa babara, wambabaje, nyine utuntu nk'utwo ngutwo. Akura yumva ko agomba kwitanga kugira ngo abandi babeho neza, abandi bishime. Akitanga agashyiramo energy ze zose, ugasanga kugira ngo abandi babeho neza aritanga ntacyo yegizije. Yaba ananiwe, yaba agize ate, ugasanga nyine ni wa muntu udepanse energy nyinshi mu nyungu z'abandi. Ibi rero nibyo twavugaga hejuru yuko umuperiveri narisisike ashobora kubiprofitiramo. Ibimenyetso by'uko umwana ari mu ngaruka za periverisiyo narisisike ni uko ahora ashaka kwemerwa, akora utuntu twose kugira ngo nyine abe agisebute, yemerwe mu bandi, ashimwe, ashimagizwe. Ntago akora ibintu kubera ko abishaka cyangwa se abyiyumvamo, ahubwo byose abikora kugira ngo yemerwe n'umuntu runaka, kubera ko nibyo umubyeyi yamutoje. No muri sosiyete iyo ayigezemo usanga ariko ameze. Atinya kwanga cyangwa guhakana ibintu runaka yakagombye guhakana, mbese ahora ari wiwi cyangwa yego mu yandi magambo. Ibintu byose ntago ajya abasha guhakana. Yumva afite inshingano z'abantu bakuru. Usanga umwana yarahawe, mbese aba yarabaye nk'uwakuze imburagihe kubera bya bintu yakuriyemo. Ugasanga nta bwana yagize, nta kwisanzura bya cyana yagize, ugasanga yabaye umuntu mukuru imburagihe. Iyo habaye ikintu runaka agomba kuvuga ukuri, usanga ahisemo gutuza kubera bwa bwoba bamubibyemo. Yumva ibyiyumvo bye atari ingenzi. Aha ngaha nahatanga nk'urugero rugufi. Usanga umwana niba ari mu bandi, ugasanga nyine ni nka ya nsina ngufi icibwaho amakoma. Ugasanga buri wese aramuvogera uko ashatse, arakandagira akaribata. Umwana ukabona nyine aratuje, niwe wa wundi wabaye insina ngufi bacaho amakoma.
ntabashe kwirengera, n'umuntu umubabaje ugasanga niwe ushaka guhosha ikibazo na nyiri ukugiteza atateye intambwe. Mbese usanga kugirira neza abandi abirutisha ibyo we akeneye muri we. Kandi mbivuga kenshi, gukunda ni ngombwa, kubaha abandi ni ngombwa, ni nabyo igitabo cy'Imana Bibiliya kitubwira ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Igihe cyose uzumva utanga ikintu, uha abandi ikintu wowe utihereyeho ngo wihe, ntago aho hantu uba urimo neza, uba uri muri relation deséquilibrée, uba urimo wepuwiza energy zawe ku nyungu z'abandi. Ntago icyo utihaye ugiha abandi. Bivuze ngo ugomba kumva ibyiyumvo byawe mbere y'uko ubasha kumva iby'abandi ukanabyitaho. Tugeze rero ku kuntu umubyeyi muzima ashobora kurinda abana be, akanabaha icyitegererezo muri uyu muryango. Agomba gukora ibintu bigeze muri 5 tugiye kureba hano. Ikintu cya mbere, agomba gushyira ukuri mu magambo. Agomba kubwira umwana, twabonye ko hari tactique yitwa gaslighting ikoreshwa, ari nayo twabonye muri video ishize ko ariyo nk'umutima wa manipulation, ariyo ituma umuntu yitakariza icyizere, igatuma izindi tactique zose zimugiraho imbaraga. Kandi iyi tactique twabonye yuko ariyo ituma umuntu atizera ibitekerezo bye n'ibyo abona n'ibyo yumvishe. Mbese ivangavanga imitekerereze ye, ntaba akibona ibye nk'aho ari bizima, ahubwo agafata iby'abandi. Aha rero umubyeyi muzima agomba gushyira ukuri mu magambo, akabwira umwana ko ibyo yumva cyangwa abona ari byo, atari kwibeshya. Afite ubwenge buzima, ibyo abona ntabwo yibeshya, ni ibyo ngibyo. Ikindi kandi akamwigisha kubaha intekerezo ze, akamubwira ko afite uburenganzira bwo kumva ibintu uko abyumva. Yego, ibi ngibi bimuha kugira ngo abashe kugira uruhare mu myanzuro imufatirwa, ndetse no kugira ngo agire imitekerereze iri develope imurinda. Icya kabiri, agomba kutagira umwana intumwa hagati ye n'umupervers narcissistique. Ahangaha umubyeyi muzima ntagomba gukoresha umwana mu ntambara ye n'umupervers narcissistique, kubera ko akenshi umupervers narcissistique twabonye tugitangira yuko umupervers narcissistique agerageza gukoresha umwana nka intermediaire hagati ye n'umuvictime, akamukoresha nyine nk'inkoni yo kumukubita. Aha rero umubyeyi muzima agomba kwirinda kwinjiza muri iyi ntambara umwana hagati ye n'umupervers narcissistique, ari we twakwita umubyeyi we wundi ufite icyo kibazo. Ugomba gutoza umwana kugira imipaka, akamubwira ko afite uburenganzira bwo kuvuga oya igihe yumva ariyo agomba kuvuga. Ntiyemere gukorerwa cyangwa gukora ikintu muri we yumva atemera, agatozwa ko oya ari oya na yego ari yego. Ikindi cya kane, agomba gutandukanya umwana n'ikibazo kiri hagati ye n'uwo bashakanye. Agomba kumubwira ko atari we kibazo, ahubwo ko we n'uwo bashakanye ari we mubyeyi we wundi, ari bo bafitanye ikibazo, umwana agashyirwa
areka ari ku ruhande, agakurwamo cya kintu cyo guhora yishinja ngo wasanga ari njyewe, wasanga ari njyewe utera ibi ngibi byose. Ikindi cya gatanu, umubyeyi agomba kuba icyitegererezo cy'urukundo rufite umutekano. Twabonye ko ku muperiveri narisisike umwana atora guhabwa urukundo ruri kondisiyone nk'aho ari eshanje. Ahangaha rero agomba gutangira guhanwa mu buryo bushyize mu gaciro, bitari iby'umurengera, agahanwa mu buryo bumuhesha icyubahiro nk'umwana, kandi akamuha urukundo rutagira manipirasiyo, rutagira iterabwoba, rutagira kondisiyo. Ni muri ubwo buryo azamwigisha nawe kurukunda, akazakunda urukundo ruzima. Nsoza rero nagira ngo nkubwire ngo niba warakuriye mu muryango nk'uwo, ntabwo bivuze ko wazimiye burundu, ahubwo kuba watangiye kubimenya cyangwa ukibona ni intambwe ya mbere yo kugira ngo ukire, usohoke muri ibyo bikomere. Kandi niba uri n'umubyeyi wumva ibi, ukaba wumva wenda hari ahantu bigukoze ku bihereranye n'umuryango wawe n'urubyaro, uri mu murongo mwiza, ugomba gutangira uko utangira kurinda ababakomokaho. Kurinda umwana rero ntabwo ari ukumurinda inkoni gusa cyangwa bya bihano bibabaza umubiri, ahubwo ni ukumurinda no gusenywa mu bitekerezo no mu marangamutima ye, akubahwa kandi agahabwa agaciro. Umwana wumviswe akura azi kwiyubaha, akura azi uburenganzira bw'aho burangirira n'aho ubwa mugenzi we butangirira, kandi akabwubaha, akamenya kubahisha imipaka ye, akamenya no kubaha imipaka ya bagenzi be. Ari nabyo bituma umwana abamo umuntu muzima, ugasanga agiriye sosiyete akamaro, ugasanga agiriye n'uwo bazagirana umubano mu bihe bizaza bakuze, ugasanga abaye umubanyi muzima utarakuranye manipirasiyo muri we. Reka rero dusoreze ahangaha uyu munsi, kandi nkomeje gushimira cyane abakomeje kuduha ibitekerezo, kuko nk'iki kiganiro ngitegura nagiteguye kubera iki kibazo nakibajijwe n'abakunzi bacu benshi barenze nka 3, ariko ndibwira yuko ababajije iki kibazo ndetse n'abandi bakibazaga babashije gusubizwa. Turabibutsa ko rero umurongo wacu uhora ufunguye, mushobora kutubaza ibibazo muri komantere, mushobora kutubaza ibibazo munyuriye kuri telefone yacu, kandi turabakunda cyane. Umugano TV ni shene yo gukiriraho, kandi ugakomeza urugendo rwo kubaho neza. Reka rero tubasezereho uyu munsi, tubararikira ibiganiro byacu by'ubutaha, kandi mujye mukurikirana ibiganiro byahashize kuko ni ingenzi cyane, kugira ngo, kubera ko amasomo dutanga ni amasomo aba agiye ku murongo, amwe agenda yunganira ayabanje. Murakoze rero, reka tubasezereho naho akagaruka, kandi turabakunda cyane.